tugiye gucurangira, uyu mwana tugiye gusoma, uyu mwana tugiye kuvuga utugambo twiza, tugiye gusomera isitwari, mbese uyu mwana tugiye gufata nk'ururabo uko tubikuye kuba bivuze cyangwa kuba bisobanuye. Ese nibyo turi byo ucuranga umwana w'umuntu? Mu by'ukuri nibyo uri byo utwo dusomye ugenda umusoma, mu by'ukuri nitwo uri two mu mutima, kubera ko ugeze n'inze kugushushanya mama wawe wabonye umupapa ari gusoma umwana uhaha papa nashaka byibone ibyabaye ibyo. Papa se umwana mu nda fini umugore se fini ni ukugenda mvuga ngo bisigiye kwandika iyo asomye akana ajya no kurya nubwo ntabyibone, ariko ndimo nibaza ese papa wasomye umwana no mu mutima arimo arasoma mama? Umubyeyi igisama inda uburyo abigenza, mwese muri ababyeyi murabizi, ariko muri kino kinyejana tugezemo nuko umubyeyi aba agomba gutwara inda y'umwana afatanyije n'uwo bashaka. Ntabwo watwara inda udafite umugabo, kandi n'umugore nawe ntiyabyara atari umugabo. Uri kubyumva? Ngombwa umubyeyi mu gihe yasamye inda hari ibintu biba bigomba kubaho kugira ngo wa mwana azakure bitewe n'icyo tumwifuza. Kera umubyeyi yatwaraga inda akaba ari iy'umugore, umugabo akumva nta ruhare, ariko mbere na mbere niba umugore atwaye inda agomba kujyana n'umugabo we kwa muganga, kandi umugabo akagira uruhare rwo kuganiriza ya nda y'umwana. Iyo tubibwiye ababyeyi rero barateka, mbese namubwira ngo yabwira iki inda yawe, ariko iyo ubikoze ni ukuri umwana avuka mwese abiyumva. Kwanga mbere na mbere uko basamye inda umugabo aba agomba kubanza gutangira ibikorwa byo kuzamura ubuzima, akabakorera ibizamini kugira ngo amenye ko utwite, agahita akohereza kwa muganga kugira ngo nabo babihane. Ubwo rero mu gihe ukisama inda ugomba kujya kwa muganga bakagupima, bakareba ko utwite, cyangwa ufite izindi ndwara bagapima na virusi itera sida, kugira ngo nibasanga nayo irimo bamenye uko bagufasha kugira ngo wa mwana azavuke neza nta kibazo. Buri kwezi ugomba kujya kwa muganga ukipimisha byibuze inshuro 8 kugira ngo wa mwana azavuke nta kibazo, kuko ari kugera mu mezi 3 indi kikoroga. Niyo utwenda bwa mbere nta kubuza ibyo ari byo, muganga niwe ukugira inama n'umujyanama w'ubuzima akagiramo uruhare, ukamenya n'uko umugore utwite agomba kubona ibyo yuzuye, harimo imboga, harimo imbuto. Tugarage tubwire umugabo, umugore ugomba kurya indyo yuzuye. Ati umugabo ntiyabiba, ariko n'abagabo bajya bamenya ko baba bafite uruhare rwo gufasha wa mubyeyi ufite inda kugira ngo abone iyo ndyo yuzuye, abonemo ibyubaka umubiri, abonemo ibirinda indwara, abonemo n'ibitera imbaraga. Kuko umugabo atamufashije ntabwo wa mugore nawe ubwe yamufasha. Nanone hakabaho kugira isuku. Umugore utwite ukamenya ko ugomba gukaraba kugira ngo umubiri wawe nawe ugubwe neza, ukambara umwenda umeshe, ibintu byose byo mu rugo ukabikora ku isuku. Hakabaho n'ikindi abantu badakunda kwitaho, ngo nzagura imyenda y'umwana ari uko namubonye. Bigure, niyo yagenda arabijyana kuko ari ibye, cyangwa Imana ikongera ikaguha undi mwana akazajyana. Ariko uziguherekeza umubyeyi kwa muganga uti uzana ikigoma cy'umwana ngo ntacyo mfite. Kubera iki? Muretse no kugurira umwana ntarabona, ariko ndizera ko hano muri Kigali bitajya bibaho kenshi. Ujye tugira rero umwete wo kuvuga ngo niba ufite inda, menya ko ibyo umubyeyi wese akeneye agomba kubibona. Ya myenda y'umwana ayibone, n'imyenda ye bwite ayibone, ukagura ibyo bazagukoresherezaho wabyaye. Ubu ntabwo tukijyana ibitenge nka kera. Hari ibitenge mu kijyana, ugomba kugura ya pampa yawe ukagenda umunsi wo kugera wo kubyara ukaba warabishyize hariya waragutegura, ukerekeza umubiri ufite rafari akantu kugenda. Ntugere kwa muganga ngo ubure icyo ujyana. Numva ari ibyo ngibyo nabasangizaho mfiteho ubumenyi. Niba hari ikibazo mwambaza.
kugira ngo na bagenzi banjye bakomeze. Murakoze, nitwa Habukubaho Constantin. Nashaka kubaza ikibazo. Amaze kutubwira ibyo umubyeyi agomba gufata igihe atwite n'icyo ugomba gukora kugira ngo umwana kwiyumvemo. Ibyo bifasha umwana gukura neza akiri mu nda. Ariko nibaza, nashaka kubaza, hari ibyo umubyeyi atagomba gufata igihe atwite kugira ngo umwana adahungabana? Ibyo umubyeyi atagomba gufata mu gihe atwite, ntaba agomba kunywa inzoga, ntagomba no kunywa itabi kuko bihungabanya umwana. Hari undi wari umanitse. Murakoze, nanjye nitwa Emmanuel. Njye nabazaga ku bijyanye n'iyo suku wavugaga. Hari inshuro umubyeyi utwite agomba koga ku munsi cyangwa mu gihe runaka? Nababwira isuku buriya irimo ibintu byinshi, kuko wenda ntabivuye imizi byose, ariko isuku ni nyinshi. Hari ukuntu ugomba gukaraba, nk'uko usanga ukaraba, niba mu gitondo ukaraba iwawe, jya ukaraba n'ubundi umubiri wose. Niba ufite umubyeyi utwite ahorana ikintu cy'icyoki, na nijoro bibaye ngombwa yakaraba, nta tegeko rihari rimuhana. Ariko hari n'indi suku ntari mbabwiye, ndumva nta mwana urimo hano. Ariyo rimwe isuku y'amajyepfo, ugasanga umusatsi wageze hejuru, ugiye kubyara kandi ufite n'umugabo. Iyo suku ujyanye kwa muganga uba wumva ari ugakoza isoni uwaguherekeje ngo vayo utunganye umubyeyi. Isuku ni ngombwa, sibyo? Murakoze. Umujyanama w'ubuzima kugira ngo ibyiciro bajyanama b'ubuzima bakaba banyita umujyanama w'ubuzima bita ngo binome. Twebwe tuvurana malariya, tuvura n'izindi ndwara z'abana bato. Ibyo nabyo nabashishikariza kujya mwita ku bajyanama b'ubuzima aho kugira ngo mubaze kujya kwa prive. Muranyuma? Yego, kwa prive abasaba amafaranga. Ako twebwe nka malariya urazayo, wowe ufite malariya ngo iyi miti, ufite mituweli, tugusaba amafaranga 200. Waba utayifite tukagusaba 500. Mu gihe kwa prive bagusaba ngira ngo nka 3 n'ibyo. Niyo makeya navuga. Murakoze, ngaruke mu mwanya nashaka kubabwira. Nashaka ngiye mu buryo kubashishikariza no kuboneza urubyaro. Ariko kuko kuvuga ni uburyo bwa kamere. Hari icyo kuvuga ngo urunigi sinaruzanye, nari kubibereka, ariko abadamu murabizi iminsi yanyu y'imihango mu bigenza. Ariko mwese bakugira amatariki yamwe bigenda bihindagurika. Hari ubundi bwa kamere rero ukoresha ni byinshi cyane, ngira ngo murabuzi. Yewe nifuza ko kuba mubuzi rero ariko mwakoresha ariko ubundi wenda mudakunda. Ndumva ari byo ngibyo. Nyuma y'uko mufite ikibazo aho ngaho yambaza. Iyo kuboneza urubyaro wambaza namusubiza. Erega bifite akamaro kuboneza urubyaro. Kubyara indahekana bituma utiteza imbere. Na wa mwana ntumubona akanya ko kujya kumuhahira. Ariko iyo uringaniza urubyaro, umwana agafata nibura nk'imyaka 2-3 ubasha kumuhahira. Ariko niba se ubyaye none rero ukaba nyuma y'amezi wasamye ukajya kumuhahira ryari, urafata umutware wawe ufite neza mu rugo. Araza asange imirimo yakwishe, akanya gafite kumutegurira
kwikurira. Iyo utinze muri ibyo ngibyo usanga umugabo atangiye kubinuba, agatangira akajya kureba hirya, badafite abo bana bava muri jene. Abagabo si uburyo bateye, uramutse ufite abana 5 udafite akanya ko kumutegura ibyo ugomba kumutegura yaje yarushye, wowe nawe urumva ntabimenya. Hari imirimo mukora mu rugo mukavunika. Hewe tukunze kwita ngo turimo rimo, usanga tutaduha agaciro kandi murabizi ko mu mirimo myinshi mwakoze mwavunitse, ariko nta mushahara mwabonye, mukirwa gutyo, ariko umugabo nawe yaje ntabwo abimenya. Hano ikibazo tunagiriza aho ngaho. Murakoze. ariko akenshi basanga abadamu aribo bafite uburyo bwinshi, basanga bigufashe bikakunanira, ukagera no mu mundi wenda bikakunanira. Abagabo bo bagira uburyo bubiri ariko ntabwo ubwo buryo bwabo. None ubuvuze bwa kamere n'abagabo Murakoze. Iyo bwa kamere umugore n'umugabo bisaba kumvikana, sibyo? Iyo mwumvikana mu rugo kuko iyo burahagije, ariko mutumvikana ibyo nari kubabwira, iyo mutumvikana ntabwo byemera, sibyo? none se ubw'abagabo bwa kamere Yego murabuhuje. Iyo mwumvikana ushobora kuvuga ati sibyo, mwihigiye, sibyo se? Mwihigiye. Iyo mwumvikana birashoboka, iyo mutumvikana ntibishoboka. Kuko araza yasinze n'urugero kubasinga, urabyumva, ugasanga abajya babongo babafashe abagabo babafata ku ngufu, yaje yisindiye nta bundi bwenge yaba afite, ubu nta bwumvikane buba mufitanye. Urakoze. Murakoze. Ubwo buryo abenshi barimo barashaka kumenya ubwo aribwo. Hari ababa batabuzi ubwo bwa kamere. Bwa kamere? Nagira wenda ntanga ubwunganizeho gatoya, nubwo kugira ngo benshi babyumve. Ubundi mu buryo bwa kamere harimo ikintu cya mbere kijyanye no kwifata. Kwifata ntabwo ari ukuvuga ngo uheze umugabo wawe mu bibazo, ahubwo ni ukubanza kubyumvikana nk'uko abitubwiye. Icya mbere ni ukubanza kumenya ngo ni ryari ushobora gutwaramo inda, ni ryari ntayitwara. Icyo ugomba kubanza kumenya ni igihe wagiriye mu mihango. Niba wagiye mu mihango uyu munsi urabara iminsi 5, wenda iyo mihango uba uyivuyemo. Hanyuma kugeza ku munsi wa 10 iyo minsi iba iri safe, ni ukuvuga ngo ni iminsi udashobora gutwaramo inda. Wagiye mu mihango uyu munsi, iminsi 10 ntabwo ushobora gutwaramo inda. Ariko ku munsi wa 11 kugeza ku munsi wa 17 ni iminsi uba ugomba kwitondamo, kuko aho ngaho ushobora gutwaramo inda. Ku munsi wa 18 kugeza ku munsi wa 28 iyo nayo ni iminsi mizima, nta kibazo wagiraho. Ubwo ni uburyo bwa mbere, ubwo ni uburyo bwo kwifata, ubiganiraho n'umutware wawe. Ubwa kabiri wenda ndabivuga mu bundi buryo busanzwe, hari uburyo bwo konsa umwana w'umwonsa mu gihe cyagenwe, ku gihe kiri ngombwa. Ntube wavuye aha ngaha ngo wigire Nyabugogo ugaruke amasaha wari umenyere kumwonsaho ube wayishe. Iyo umwana umwonyeje mu gihe kiri ngombwa, uwo mwana hari imisemburo iva mu bwonko izikabuza indi misemburo ishobora gutuma ushobora gutwita, izikaganza mu maraso, bigatuma udashobora kujya mu mihango ngo wongere gukora intanga bushyashya, noneho utwara inda. Harimo uburyo bwo konsa neza. Ubwa gatatu benshi wenda batamenyereye ni uburyo bwo kubasha gupima ikigero cy'amatembabuzi ari mu gitsina. Ukanga turi turabivuga mu buryo busanzwe. Uko ubigenza, ufata intoki ebyiri urazifata ukazishyira ahabugenewe nyine ugomba gupima, ukazikuramo. Iyo uzikuyemo uka-extendinga cyangwa se ugatandukanya. Iyo utandukanije ayo matembabuzi ahise acika. Icyo gihe uri mu gihe kizima udashobora gutwaramo inda.
iyo ugize gutyo ukabona biracyakomeza kurenduka, icyo gihe uri mu gihe cyo kuba watwaramo inda. Naba ndekeye ibyo ni byinshi cyane ariko navuga ibyo byonyine. Murakoze cyane. Ariko ibi byo kubara njye navuze yuko ntabwo abantu babihuza, sibyo? Dukoresha urunigi, ariko ntabwo abantu bose bakoresha urunigi ntabwo bahuza amatariki y'ibyo navuze. Niyo mpamvu uvuze rero ubishoboye ushobora kubagira amatariki atahindagurika, we yabikoresha. Ariko waba uhindagurika ntabwo abikoresha ngo byemere, agakurikiraho ya bintu byo kumvikana nyine. Ibyo bagomba kwiyakana n'ibintu birebire twavuga ni byinshi muri ubwo buryo. Hari no kumvikana nyine mu kumvikana ku kintu ushaka kugeraho. Murakoze rero. Nitwa Ernestine Uwizeyimana, nkaba ndi umujyanama w'ubuzima mu mudugudu wa Sabagamba. Tukaba tugiye kureba uko bategura indyo yuzuye. Tuzi yuko indyo yuzuye igizwe n'ibice bitatu. Harimo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga. Ni ukuvuga ngo muri kwa gutegura indyo yuzuye, burya gutegura indyo yuzuye tubitegura muri cya gihe umubyeyi yasamye. Ni ukuvuga ngo cya gihe umubyeyi yasamye nibwo tugomba kwitegura wa mwana kuko aba yabaye umuntu. Iyo umubyeyi yasamye agomba nabwo kwitaho arya indyo yuzuye. Ya ndyo yuzuye habamo, nibwo tumaze kubona ko harimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri. Akenshi hari igihe abantu bavuga yuko gutegura indyo yuzuye ari uko ugomba kuba ufite ubushobozi, ariko siko bimeze. Ni ukuvuga ngo mu bushobozi bwawe ufite ushobora gufata bya birayi byawe, ugafata idodo zawe, ugafata indagara zawe, ugafata ibishyimbo byawe ukabishyiramo. Iyo se si indyo yuzuye? Ni ukuri cya gihe wafashe ugategura ya ndyo yawe yuzuye, umwana amererwa neza mu nda, umubyeyi amererwa neza mu nda, wa mwana nta kibazo ashobora kuvukana. Kandi nanone ni ukuvuga ngo ntabwo twita kuri ba bana gusa, turakomeza tukita kuri ba bana kugeza cyane cyane no ku bangavu n'ingimbi. Ni ukuvuga ngo wa mwana iyo ari indyo yuzuye, wa mwana akura neza, agira igikuriro kizima. Niho bihera ugasanga umwana w'umwangavu hari igihe atinze kuzana amabere. Uzi ko akenshi biba byaraturutse kutabona indyo yuzuye. Ibyo mwari mubizi? Mwari mubizi abamama? Ntabwo mwari mubizi. Hari igihe uzasanga umwana w'umukobwa afite nk'imyaka wenda 15 cyangwa se 16, ugasanga rwose afite utubere duto cyangwa ugasanga nta n'uturiwe. Icyo gihe aba yaragize imirire mibi, ntabwo aba yaritaweho uko bikwiye. Turimo turabyumvikana? Turi abamama, tugomba kujya dutegura abana bacu indyo yuzuye mu bushobozi bwacu buke dufite. Tutavuze ngo gutegurira abana indyo yuzuye nuko tugomba kuba dufite ubushobozi. Ntabwo ariko bimeze. Ushobora guteka ikirayi umunsi, ejo ugateka igitoki, ejo ugateka umuceri, kwa kundi watetse umuceri ugateka dodo, ugashyiramo ibishyimbo na za ndagara, nyamara wa mwana umuhaye indyo yuzuye. Mwari mubizi neza? Tuzi yuko ibirinda indwara, murabizi? Niki niki? Imboga n'imbuto. Ibitera imbaraga, ibinyamafufu. Mu binyamafufu hazamo bya bijumba, bya bishyimbo, bya birayi, ya mateke na bya bigori na za ngano, mbese ibintu nk'ibyo, sibyo? Twige rero gutegura abana bacu indyo yuzuye
kandi muri kwa gutegurira abana bacu indyo yuzuye tubigiremo n'isuku. Isuku ntibavuga ko ari isoko y'ubuzima. Ushobora kuba wateguye ya ndyo yuzuye ariko waramuka uyigiriye isuku ya ndyo yuzuye ibipfuye, wa mwana uzabimuhe karame ugomba kubigirira isuku. Ni ukuvuga ngo niba ugiye guteka bya birayi ukabanza ukabironga neza, na za mboga ukazironga neza, utavuga ngo yewe nabuze amazi reka mve gukatirira amazi. Burya ya ndyo yuzuye iyo wayiteguye ntubigirire isuku, n'ubundi bya biryo urabigaburira umwana bimutera ikibazo. Niho uri busange wa mwana arwaye iki? Diyare. Ukibaza ngo ese uyu mwana wanjye bigenze biti? Kandi ni wa mwanda wamuhaye. Tugire isuku, twite mu gutegura indyo yuzuye. Murakoze. Nagarutse nanone ndagira ngo nshimangire ibyo bagenzi banjye bavuze. Kuvuga ngo ubu ngubu ngewe uriyavuze kwita ku mwana, ariko yari yabihuje n'umubyeyi. Ariko turagira ngo noneho tugiye gutegura indyo yuzuye y'umwana muto guhera ku mezi 6 kugera ku myaka 5. Ni ukuvuga ngo umwana muto iyo ugiye kumutekera ntabwo duteka ngo dutetse umuceri wonyine ngo turaza guteka imboga ukwazo. Ukuntu utekera umwana muto, uragenda ukagura ibitoki amabere 2, ugafata ibirayi 2, ushobora no gufata ikijumba kimwe, ubundi ugafata n'umuceri gakeya, warangiza ugashaka ukaba wateguye imboga, ukaba wateguye karoti, ukaba wateguye indagara. Abana bato iyo batangira bazirya ziseye kuko bo ntibaba bazi kuzirya, noneho ukazisya. Abamama tuzi guteka, ugafata indagara ukazisekura mu gasekuru, ubundi warangiza ukaza gufata rwa ruvange rw'ibiryo ukabiteka mu gasafuriya ku nkono imwe, noneho warangiza byamara gushya ukaza gushyiramo amavuta. Abana bato nabo barya amavuta. Kera baratubwiraga, njyewe umubona nabyaye kera, nabyaye muri 98 nari mfite umwana, ubu mfite umwana w'imyaka 24. Rero icyo gihe ababyeyi baratubeshya ngo ntabwo umwana arya amavuta, ngo ntabwo umwana arya umunyu, ariko ibintu byose ni ibibeshyo. Ni ukuvuga ngo umwana muto nawe arya amavuta, abana bato nabo barya amavuta. Nimujya muteka izo ndyo wamaze kuzihuza, uhita ushaka ukuntu noneho wateguye ibiyiko 2 by'amavuta, gusa ntaba menshi kuko bariho baradukangura kujya turya amavuta make, nayo ari kudutera ingaruka. Ni ukuvuga ngo ushyiramo utuyiko 2 bitewe n'ibyo wateguye, noneho warangiza ukiyeranja ukaza gushaka uburyo umwana umubonera akabuto, urubuto. Babyeyi ikintu bakangurira ni ugushaka ukuntu n'ujya ugaburira umwana ibintu igikoma n'imbuto ntibikabure mu bintu wateguriye umwana. Nimba amaze kurya ibyo biryo, nimba utabonye inyama ntituzite ngo ku nyama ngo ifi, wabonye amafaranga agafi kamura akagura. Umwana muto burya yitabwaho kugira ngo imikurire yibe myiza, atazava hari umusore. Urabona umwana w'imyaka 17 w'umusore aba akeneye kurya akanahaga. Buriya bariya abana y'umusondetse niho agwingira. Umwana w'umusore w'imyaka 17 hariya ni umwana gupfira, umwana w'umuhungu. Umwana w'umukobwa apfira muri iriya myaka, kiriya kigeri yatariye ngahaga ahita asubira inyuma. Ni nabo babandi banashaka ukaba yabura n'urubyaro, n'abandi w'umuhungu ashobora no gushaka nawe ntaterinda kubera ko hari ibintu yabuze, hari intungamubiri yabuze. Ngo murumva ko umwana turamutegurira akiri munsi y'imyaka 5 yitabwaho kugira ngo atarwara bwaki. Ariko na nyuma ushobora gushika umuntu w'imyaka 17 yarwaye bwaki. Kera byo babyitaga amarozi, ati umuntu wanjye umwana wanjye baramuroze. Kumbe umwana akagenda agatukura imisatsi, akabyimba ibirenge, kumbi harimo ibintu yabuze, hari intungamubiri yabuze mu mubiri. Rero ubu ngubu muri iki kinyejana turakangurirwa kwita umuntu yiyiteho. Umugore ugitwite utangire wiyiteho kugeza ubyaye, numara kubyara utangire wite ku mwana, numara kwita ku mwana ukomeze mpaka kugeza igihe nanashaka uramukurikirana ukajya no kumukangurira nawe uko azita ku mwana we. Murumva ko ari urugendo rurerure, murumva ko ari urugamba turiho rwo gukomeza gukangurira abanyarwanda kwita no kwita ku bana twabyaye.
indyo yuzuye twayiteguye, twatekeye abana, baraza kubereka hari inyuma uko twateguye, nabyo tubirimo muraza kubibona. Kwa kundi bavugaga ngo natetse ibirayi, umwana ukazana ikirayi gihagaze ku isahani, ntabwo ari byo. Urabicucuma byose bigahwana, ku buryo utari bumenye ibirayi, utari bumenye igitoki, utari bumenye ikijumba, utari bumenye umwumbati, ibyo byose. Ubundi ikindi warangiza abana nabo banywa amazi, mwari mubizi ko abana babaha amazi nabo bagira inyota, abana nabo bagira icyaka, bagira inyota. Ukaza kureba nka saa sita umwana w'umwaka ukamuha amazi, ugashyira amazi mu gakombe ugaha umwana akanywa, uzayamuhure ukuntu aba afite ubwuzu, aba afite inyota, akagotomera. Abana nabo baragotomera nk'uko natwe tugira inyota, nabo barayigira. Ubwo ndumva hari umuntu wenda utanyuzwe ku byo imirire, nawe wenda yambaza. Hari uwajya agategura ibijumba, agateka ibishyimbo bikumbagaye, ako ndizera ko muri mwe ntawe ubikora. Aho tugeze rwose ni heza, ndizera ko nta muntu ugiteka gutyo. Mu bushobozi buke tuba dufite, ugomba kwiyeranja indagara zirera abana. Ntuzavuge ngo urashaka ibihembo, ndagira ngo mbabwire ngo indagara zirera abana. Abana bari ukareba wabishyize mu biryo saa sita na nijoro, indagara ukazibandaho. Ibyo ni ibintu bizakurerera abana mpaka bakuze, kandi ukajya ubabonana imbaraga. Ubwo hari ufite ikibazo wenda hari icyo yabaza, yambaza. Ntabwo ufite ikibazo, bizera ntawe ufite ikibazo gutegura indyo yuzuye n'umwana. Murakoze. Reka tumushimire ari budukorere akarezime gatoya. Uriya mu y'amakuru wacu baraza kubikorana, akora ako karezime gatoya ku buryo umuntu ategura indyo yuzuye, kugira ngo tuze kugashyira ku mbuga tuvuriraho, kajye gahora kadufasha. Hanyuma ikindi kuri iki kintu kijyanye n'indyo yuzuye, hari igihe ntabwo gutegura indyo yuzuye abantu bose babizi. Hari igihe umuntu yibwira ngo ni umukire, afite amafaranga, baba mu bipangu bameze neza, bafite amasitoke, ariko ugatangazwa no kubona umwana wo mu bakire ari mu muhondo. Bigeze kumbaho mu bintu byatumye nshinga Mayisidi, nabitewe n'umucuti wanjye. Yari umukire, akora ahantu heza, arangije arwaza umwana. Arwaje umwana bamujyana kwa muganga, baravuza, bari bafite ubushobozi. Nuko kwa muganga yatangajwe no kumubwira ngo umwana we arwaye bwaki. Yarababaye, yaratonganye, abwira muganga, aravuga ngo muransuzuguye bikabije. Arabwira ati ntabwo ari bwe tugusuzuguye, ati kuko twebwe ntabwo turebesha ijisho, turareba ibiri aho ngaho. Ariko byaje kurangira nyine basanze umwana ari mu muhondo. Bitewe n'iki? Bazinduka bajya ku kazi, umugabo akajya ku kazi, umugore akajya ku kazi, bakasiga umukozi. Umukozi ibyo ashinzwe nawe akabanza akikuriramo icyacu. Hanyuma umwana akamukorera ibishoboka biraho. Biza kurangira rero umwana abaye mu mirire mibi. Naho baziye nabo ugasanga barimo bararwana n'amafiriti n'ibijyanye n'ibyo biryoheye akanwa by'abakuru, ariko ntibamenye ko umwana hari ibiryo akwiriye bigomba kumufasha. Babyeyi, dufite umugisha ko abajyanama b'ubuzima bari butwerekeze muri icyo gice, bari guteguriramo indyo yuzuye. Ntimukabishakire kure, ahantu babishakira ahantu hahanitse, ngo yaba yabonye inyama n'amafiriti akumva ubwo bariye indyo yuzuye. Ariko indyo yuzuye iri aho, imboga zirimo ziramera. Na byiza ko n'ibidukundira mu gihe kizaza tuzatangiza ikindi gikorwa cyo gukora akarima k'igikoni muri buri rugo.
kandi tuzajya dukora urugendo rwo gusura ku karima k'igikoni. Ntabwo tuzarambirwa ngo ingo ni nyinshi. Mu rugo rwawe ushaka ubukodesha, ushobora gukora akarima k'igikoni mu mifuka. Ushaka gukora akarima k'igikoni kari mobile. Akarima k'igikoni kagendana. Ndaza kubereka ku rubuga, hari abantu bahinga imbuto, bahinga imboga mu mabase yashaje. Iyo bagenda ukagura icyanya wahingamo bikera, hanyuma wazimuka ukimukana mu karima k'igikoni. Ikindi cya kabiri, tujyanye n'insanganyamatsiko dufite, baraje bayitwinjizemo. Mu nsanganyamatsiko dufite iravuga ngo rinda umwana gukurana amarangamutima akomeretse. Bagiye babinyuramo n'umushyitsi mukuru ari butubwire n'abandi bari bukomeze, ariko umwana akomereka akiri mu kuva gisama, ushobora gukomereka. Dufite abagore benshi cyangwa se ababyeyi benshi bafite amapromesi atari meza bahawe n'abagabo, akamubwira tuzaramuka wongeye gusama. Ati mbega ati ukabyumva ukumva uranabirose, ati uzahita ufunga varizi yawe, ati sasanga udahari. Ukagira ngo uwo mwana, uwo mubyeyi azasama inda yikuye mu kirere. Cyangwa wenda hari abari gusama nka Mariya na Bikira Mariya. Hanyuma umubyeyi yabona asamye agatangirana n'imihangayiko kugeza wa mwana avutse. Abo ubushize narababwiye ngo umwana iyo ari mu nda yumva amakuru yo hanze, hari igihe ageramo cyo kumva amakuru yo hanze. Niba uhuye n'ikibazo kiguhamura, wenda ugiye gukora nka sida, humuriza umwana umubwire uti humura, twari tugize ikibazo ariko Imana irahagurutse ntacyo tubaye. Wa mwana arabyumva, wa mwana arahumurika. Abagabo ntabwo tujya tugira uruhare mu kurera abo bana bari mu nda, ariko niba umwana ari mu nda muririmbire cyane cyane. Yewe najyaga ngenda nkamusoma nkumva mu nda ko kabaye ko ikibizo bacyumvise. Urakunda umubwire uti turagukunda, akeneye urwo rukundo. Hanyuma namara kuvuka kandi ataravuka, iyo ryo yuzuye utuntu twiza kuri mama we, nibwo uzaba uhaye wa mwana. Hari ubwo duherutse gusura babyaye baduhisha umwana. Ariko ibintu bibera mu magufa. N'ikoranabuhanga ryarabikemuye, hari utuboro bateguye bashyiramo umwana ku buryo bamushyira mwaho bati ntutushe pa. Nuko rero aragurukira hariya, ariko twagezeyo we yarabitubwiye nyuma, avuga ati rwose gufata ati nabyaye akana gato, sinumva kamujeje isoni. Kubera iki se? Umwana kugira ngo azanavuka afite n'ibiro uzabigiramo uruhare atwite. Niba se ntacyo wamuhaye, urashaka ko azavukana ibiro gute? Kandi mwiteho azavuka afite fresheri, afite n'ibiro byinshi. Hanyuma namara kuvuka utangirane n'urugendo rwo kumurinda kandi bikomeye. Nababwiye ko kuva muri iyo myaka mito kugera mu myaka 5 gutyo kuzamuraho gato, ingirangingo z'ubwonko bw'umwana ziyubaka 80%. Iyo ushaka gutegura umwana, ushaka gutegura umuntu uko ushaka kumurema mu gihe kizaza, ubitegura muri ibyo bihe by'umwana. Ariko ujya kubona ukabona umubyeyi umwana amunenesha ibitutsi, ugasanga umurage amuhaye muri ya minsi 8 avutse, ahamagaye abantu araduteranije tugiye kwita umwana, hanyuma agahitamo ngo nyiranzamurire cy'Imana yamumere. Ugasanga n'uwo murage amuraze cyangwa se n'ibindi. Azarira Imana wowe uzakorera bimuguhaye. Navuga byinshi ariko ntabwo n'umwigisha agenda umusangizaho amagambo, ariko nabiginze aba bana turi kurera
umwana mwiza ni igihugu cyiza, ni itorero ryiza, ni umuryango mwiza. Iyo ugize ibyago ugahura n'umushefu utarigeze ahabwa agaciro akakuyobora akwitendekaho kuko aba afite vide aba afite vide ituzuye ashaka kuzuza, uramuramutsa n'amaboko ngo muraho nyakubahwa bosi, ariko baba bavuye ku mutima uretse bivuye, ariko ikibazo afite vide ituzuye muri we, byaturutse ko atabonye agaciro, utarabonye urukundo. Uramubwira ngo ndagukunda agahita aguterera akagira ngo uramubeshyira ko azi ko rutabaho, cyangwa se abakobwa bamwe banatwara inda zidateganyijwe binatewe n'icyo. Wamubwira urukundo akumva nta gashya abonye agahita aza yiruka kandi uri bihe umubeshya. Imana ibahe, reka twakire umuyobozi wacu ushinzwe imibereho myiza kagari kacu, hanyuma araza no kutugereza ku mwanya wo kutwakirira umushyitsi mukuru uyu munsi. Karibu. Pasiteri arakoze cyane. Mu by'ukuri ibiganiro twumvise ni byiza, kandi nizere ko uko twese turi hano twabyumvise bitaciye mu gutwi ngo bihingukire mu kundi. Rero mu by'ukuri Pasiteri yakoze igikorwa cyiza cy'ingenzi kandi cyo gushimira. Rero ngira ngo yatwakiriye, ariko muri uru rugo buriya harimo umuntu ukomeye cyane twagumye kwibagirwa. Sinzi niba nasanze mwamwakiriye. Mama Yeme yahaguruka akabasuhuza, ashinzwe imibereho myiza muri uyu mudugudu. Ngira ngo aka kanya ahagarariye umuyobozi w'umudugudu ntabwo yabashije kuboneka. Arakoze cyane. Hari undi mubyeyi winjiye aka kanya, yagize ibibazo twari gutangirana ariko ntabwo byakunze. Ni umubyeyi w'Urumuri uhagarariye ababyeyi b'Urumuri ku rwego rw'umurenge, nawe yakwigira hejuru akabasuhuza akanabibwira. umubyeyi w'Urumuri uhagarariye bagenzi ba mukuru no ku rwego rw'akarere arakoze cyane. Nawe mu mwanya mbere yo guha ijambo umushyitsi mukuru, turi bumuhe umwanya aduhe mesaje yaduteguye. Rero ngira ngo twumvise byinshi byiza. Babyeyi duteraniye hano, nizere ko tutabisiga hano. Ngira ngo twumvise uko bategura indyo yuzuye. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bikomeye cyane, ahubwo kubiha agaciro no kubishyiraho umutima nicyo tubura. Bijya bibabaza cyane, Pasiteri yabivuze, nko kubona umubyeyi w'umusirimu ugasanga yarwaje umwana bwaki. Biba biteye isoni, kandi ntimugire ngo kuko yabivuze bibaho. Ngira ngo natwe iwacu hano byigeze kutubaho muri Nyanza. Umubyeyi yanga kubyumva kugira ngo abajyanama babimwumvishe ajye ku kigo nderabuzima bafashe umwana. Byabaye ibibazo bikomeye. Kubera iki? Ya mafiriti duha abana bacu, za nyama. Buriya ifiriti nta ntungamubiri irimo pe. Buriya muzarebe nta mwana wo mu cyaro ujya upfa kurwara imirire mibi. Ntabwo bijya bikunda. Kubera iki? Ibintu byose by'intungamubiri nibo babigira. Imboga zimeze aho mu rutoki, ibijumba barabibona, imbuto, imineke barenga bakarya, amatunda usanga ahenshi agenda yimeza. Ariko twebwe turi mu mujyi
murabizi harimo n'abo kubona ibyo kurya bya buri munsi biragorana, ariko mubyeyi w'umumama uri hano, gerageza wite ku bana kugira ngo bakurane imirire myiza. Nubwo tuba dufite akazi kenshi, abana tuba twabasigiye abakozi. Buriya uko byagenda kose, uramutse ubyutse ugategurira umwana wawe indyo yuzuye, ugasiga uyimuhaye, ukamumenya muri icyo gitondo, wenda ibyo umukozi ari bukore ntabwo uba ubizi, nawe uba uri mu bindi. Ariko uko nibaza n'uko byagenda kose, ntabwo umwana yagira imirire mibi yafashe bya bindi uba wamuhaye. Niyo mpamvu uzasanga abana biga muri ECD, buri ECD yaje rwose ikenewe, kubera cya gikoma bafatira ku ishuri, ngira ngo ni igikoma na rimwe mu kwezi murateka. Kiriya gikoma aba yafashe kirimo intungamubiri, nubwo wagira gute ntashobora kugira imirire mibi. Ndabeshya? Ngira ngo hari abana benshi bajyana mu ma ECD, akenshi wenda ino ECD yo sinzi ko abo bana babagira. Njya nkunda kubibona ECD ya Murambi ihagarariwe n'umumama witwa Eugenie, kubera Murambi ari wakunda kuba ibibazo. Hari igihe usanga hari nk'umubyeyi wimutse akimukana n'umwana avuye ahandi ufite imirire mibi, iyo ahageze bakamushyira muri iri ECD kubera cya gikoma anywa buri munsi, ukwezi kujya gushira wa mwana ari kugenda ava mu mirire mibi, sibyo? No mu biryo rero dutegura, tujye tubitegura dufite tageti. Tuvuge ngo nimba dutetse igitoki, sibyo? Ntugiteke cyonyine ngo ugishyiremo amazi, shyiramo n'imboga, shyiramo wenda n'indagara, sibyo? Wenda abantu bakuru turiyemera ngo ntitwarya ibiryo bivangavanze, ariko burya iyo ufite abana uko byagenda kose ugomba gutegura ibiryo ubiteguranye ubwenge, ukagenda ushyiramo twa tuntu tw'intungamubiri tuza gufasha aba bana. Natwe wenda bitugirira umumaro, cyane cyane ababyeyi batwite. Buri mubyeyi utwite nawe aba ameze nk'umwana muto, aba agomba kwitabwaho kugira ngo abajyanama b'ubuzima babitubwiye. Rero reka ne gutwara umwanya munini, ngira ngo nk'uko babitubwiye, batubwiye ngo insanganyamatsiko ngo rinda umwana gukurana amarangamutima amukomeretsa. Ese babyeyi mwicaye, iyo nsanganyamatsiko muri kuyumva? Njye rero sinjya nkunda kumera nka padiri, ubu ngiye gushaka umuntu ansobanurire ngo iyo nsanganyamatsiko ishatse kuvuga iki, arayumva gute. Hari umumama wambaye rinete, uriya ufite imisatsi yafunze, nahaguruka tubwire. Wowe ufite akantu uza k'umukara, kugira ngo twumve nimba ibintu abantu banyuze hano bavugira hano bitaciye mu gutwi ngo binyure mu kundi. Ndabona kiri n'umwana muto. Uratubwira iyi nsanganyamatsiko ni iyihe, nurangiza uduhe n'ubusobanuro uko ubyumva. Murakoze. Insanganyamatsiko kurinda umwana gukurana amarangamutima amukomeretsa. Mba numva yuko njye niko mbyumva, numva buriya bariya abana nubwo aba ari batoya baba bakeneye uruhare rw'ababyeyi kubaganiriza. Hari ababyeyi baterera abana iyo ngiyo nimba avuye ku ishuri akaba umwana w'umukozi, hakaba uruhare rw'umubyeyi. Nimba avuye ku ishuri nibyo bizinesi zijya imbere, ariko n'umwana mukamubonera umwanya. Hari igihe abana baba abakozi, kandi buriya umwana yari umukozi nyine aba ari umukozi, hari inshingano umukozi atuzuza kuko si umubyeyi we. Rero hari igihe
ibyo bikomere biterwa n'umukozi atarabitewe n'umubyeyi we akabikurana, ariko wa mubyeyi ntabibazo yo kumenya ese umwana wanjye aho yirirwa cyangwa yirwana nawe bimeze bite. Ababyeyi icyo ndabashishikariza mukwiye gushyiramo agatege muri ya masaha muvuye mu kazi, nimba mutinda kuva mu kazi mukagira umwanya umwe muharire umwana kugira ngo abaganirize ibyo yirwamo. Murakoze. Arakoze cyane, ndabona akiri n'umukobwa, buriya twizeye ko azabikora neza. Rero ni ukuvuga ngo iyi nsanganyamatsiko ivuga gutya, rinda umwana gukurana amarangamutima amukomeretse. Nimwumva gukurana ntimwumve umwana wamaze kugera ku isi, sibyo? Mwumve wa mwana wamaze gusamwa uwo munsi. Ni ukuvuga ngo umugabo iyo yateye inda ikinjira uwo munsi, ngira ngo iyo icyumweru gishize akenshi abamama nibo batangira kubimenya, buriya wa mwana aba yatangiye kuba umuntu. Ugomba rero kubungabunga wa mubyeyi umutwite, papa w'umwana cyane cyane niwe mbwira. Abagabo akenshi hari igihe baba bumva bitabareba. Wa mwana buriya uri mu nda, ibyo mukora byose abasanga akuranye ibyishimo. Ikindi nkomozaho n'icyo uriya mukobwa avuze cyo gutega abana amatwi. Kwa kundi tuvuye ku kazi, ntukumve ko utashe unaniwe ugomba kugenda ugakaraba ukareba wenda ibyo mu rugo, kuko ubona abana ntubiteho. Gira umwanya wicarane n'abana ubatege amatwi, uzamenya ngo abana babiriwe mu biki, umwana wawe yapfiriye hehe. Burya biranagufasha ko abana bakwisanzuraho, nagira n'ikibazo ahura nacyo akikubwira. Mubona ko muri iyi minsi ibintu byarahindutse. Usigira abana bawe umukozi, yaba ari uw'umukobwa, waba ufite umuhungu hakaba igihe usanga yamufashe ku ngufu, yaba ari umukobwa bikabura. Iyo uri umumama wigira mu kazi, stress z'akazi zarakwishe, utagira umwanya wo guhura n'umwana wawe ngo umuganirize, hari igihe umwana agutinya akakwihorera ntakwisanzureho ngo akubwire ibyo akorerwa, sibyo? Ukazabimenya bikagutera igikomere, kandi wari ukwiye kubimenya hakiri kare ugafata n'ingamba zabyo, sibyo? Twige gutega abana bacu amatwi, tubafatire umwanya mu bukene bwacu dufite, sibyo? Hari igihe ugira gutyo ukagusha nk'inote ya 5, sinzi wenda ufite abana bangana gute. Fata abana bawe mujye muri siporo, sibyo? Nimuva muri siporo ubanyurana ahantu hari agafanta, mwicare ubagurira agafanta, musabane, babone yuko mungana. Njya nibuka twebwe ntabwo twakuriye iwacu, twakuriye muri famiye, ariko abantu batureze twarabatinyaga cyane, ku buryo iyo wabonaga tante avuye ku kazi wahitaga wumva uheze umwuka, ukumva rusoka irakwishe, ukumva ubuza aho ureba, mbese ukajya ucengana nawe. Yava muri saro wowe ugahita winjira mu cyumba. Ariko Imana yaradufashije, twari dufite undi mutante, usibye ko yapfuye ntabwo twabanaga, yabaga mu ntara, twe tuba i Kigali, yari umwarimu. Ariko uko vakanse yageraga, kubera twari abana bo muri famiye turererwa muri urwo rugo, abenshi turi nk'abana nk'icumi, yageraga gutya akaza muri vakanse, niwe muntu wazaga kumva ibibazo byacu, ni nawe twabibwiraga, akagerageza kubigeza ku bo bireba. Ariko undi ntabwo yapfaga kudukandiraho, nta nubwo yatubonaga. Iyo twamubonaga rwose twarahungaga, ariko kubera ko we yazaga tugakina, kandi yaratutaga akavuga ibintu by'abana, twumvaga tumukunze, tukumva nta kintu twamuhisha. Rero natwe mureke twige kwigira inshuti z'abana bacu kugira ngo tumenye ubuzima bwabo. Rero
umwanya ni mutoya, reka nakire Gerardine aze nawe atuganirize, nyuma ndongera kugaruka nakira umujyanama. Gerardine arahari? muraho neza, muranyihanganira kumbabarira, naje ngeze no mu nzira mu gihe nari mfite ubwoko amapine shaka indi, ariko byose birashoboka ku mwanya waruye, sibyo? Yego, nk'uko umuyobozi yari amaze kudusobanurira, nko mu nshingano zacu nk'ababyeyi b'urumuri, ababyeyi b'urumuri ni ukuvuga ngo twita kuri za nshingano z'ababana n'ababyeyi batwite, yewe n'abana b'abangavu. Ushobora kwibaza ngo abana b'abangavu bahurira hehe n'imirire mibi, siko bimeze? Yego, nk'uko babitubwiye mu nsanganyamatsiko, umwana ategurwa akimara gusamwa, sindi bubivugeho byinshi. Kumutegura bamutegura kuri byose, habaho kwita kuri uwo mubyeyi utwite agaburirwa indyo yuzuye. Indyo yuzuye ndumva babashije kubidusobanuriraho, ariko ubwo hariho ibikomoka ku bihingwa n'ibikomoka ku maki, ku matungo, sibyo? Muri ibyo turebaho, mu bihingwa harimo ibyiciro bitatu binini, ariko byigunjemo ibyiciro birindwi. Muri bya byiciro birindwi niho hantu uzasanga muri ya safuriya yacu hagiyemo, ese ni gute hagiyemo umuceri uri mu bitera imbaraga? Simushobora kubyibaza. Umuceri ujyamo, hakajyamo ibirayi, hakajyamo ibitoki, hakajyamo ibijumba. Ibyo byose nubwo byose byitwa ko bitera imbaraga, ariko biba bifite amaproteine agize gute atandukanye. Ni nayo mpamvu tubihuriza mu nkono imwe, ntabwo tubihuza mu dukono dutandukanye. Turimo turajyana, twarangiza tukareba muri bya bindi bikomoka ku matungo. Harimo amagi, ya magi turayazogosa akaza kuri deseri y'umwana, hakazamo inyama. Iyo inyama zidahari dukoresha icyo bita indagara. Murabizi nubwo tuvuga indyo yuzuye, abenshi twikundira agafiriti. Wateka inyama ati ndakamirisha iki? Ubugari. Kandi mu by'ukuri ya nkono iyo mwayitetse hakubirwamo bya bindi byose twavuze, byamara gukubirwamo tukabifata tukabihindura indombe kuri wa mwana uri munsi y'imyaka 5. Impamvu tubihindura indombe, ndumva harimo ababyeyi tujya dufasha. Ninde wambwira? Sindi buvuge nka mwarimu, turagira gute? Turi kwigishanya twese. Nanjye ndatomboza, siko bimeze? Uyu mama uteze igitenge cya shokora, niyo mpamvu tubihuriza mu isafuriya imwe tukabinomba. Uyu w'inzobe inyuma ya mibereho myiza. Murakoze. Ntekereza ko impamvu tubihuriza mu isafuriya tukabinomba ni ukugira ngo wa mwana abashe kubirya byose atarobanuye. Murakoze cyane, mumuha amashyi. Impamvu ni uko wa mwana, hari umwana ugenda akarobanura. Iyo umwana yatangiye kurobanura, imirire mibi ntiyegereje. Hari n'ibyo azanga burundu, umwana wanjye yanze kurya ahubwo asigaye yonka. Ariko iyo bageze muri DNS, mu ishuri mbonezamirire, kuko ni ishuri, ntabwo tugenda ngo duteke nka resitora, naho baza kwigira ibyo bazakomeza gukorera mu rugo. Icyo gihe iyo baje kwiga, wa mwana nyina akabona uko bamutekeye, iyo ari kumwe n'abandi aragira gute? Ararya. Ariko kuri wa mwana watangiye kujogora, azabona rwa ruboga arukuremo, nabona igishyimbo agikuremo. Ariko kuko ari intombe, ya ntombe umwana azabirya kandi agize gute? Yishimye. Kuba atabizi iriya ntombe iraryoha cyane. Yego, kuko tubihuriza hamwe
hanyuma tugasukamo utuvuta duto dukeya tutabikaranze tukabicucuma, ibigize byose bikagendana. Ariko mbere yaho, kuko iyo turi guteka mu ishuri mbonezamirire, aho ngaho tubanza tugatekera abana igikoma. Muri cya gikoma ko nayo ari uruvange, urwo ruvange ruba rukubiyemo za ntungamubiri kuri wa mwana. Ya mata ntajemo, mu gihe yakariye za nyama washyizemo amata ntibijemo. Mu binyamisogwe hahise hazamo amata twita ya soya, sibyo? Muri ya mata ya soya duhise tubonamo za nyama zacu z'abagizi. Ku batarya inyama niho haturuka iki? Tofe. Duhise tubona amata, duhise tubona n'inyama, tukajya kubishyira muri bya bindi twavanze. Umwana wacu akabona indyo yuzuye. Yego, nk'uko tubikorera umwana rero wa wundi wavutse uri munsi y'imyaka 5, ni na gutyo tuzabikorera wa mubyeyi wamaze gusama. Tuzamusanga hehe? N'ubundi mu ishuri mbonezamirire. N'abatari mu ishuri mbonezamirire, muri cya gihe turi gukora ibiganiro, umujyanama w'ubuzima atanga ikiganiro hehe? Muri ya nteko y'umuganda, sibyo? Hakabaho gutanga mesaje kugira ngo wa muntu nawe abashe gusobanukirwa icyo agomba gukorerwa nk'umudamu utwite ya minsi 1000. Wa mwana wacu rero, nk'uko umuyobozi wacu yabivuze na pasiteri yabivuze mbere yanjye ntaragera aha, umugabo buriya wa mwana uri mu nda habaho no gukangura ubwonko bw'umwana, na ya marangamutima y'akagira gute? Akanezerwa. Mu gihe papa w'umwana yegereye yandi akayisoma cyangwa akayitega amatwi, wa mwana arabyumva nubwo ari mu nda. Yego, hanyuma muri cya gihe ari gukinisha madamu we, abazi ko ari gukinisha madamu, ariko wa mwana uri mu nda nawe akagira iki? Byabyiyumvira. Abana bacu rero bakaza gupfa muri cya gihe habayemo tikura. Ya tikura umubyeyi agahora yihebye, na wa mwana azavuka yihebye nk'uko bagize gute? Babitubwiye. Ikindi kintu rero cyabayeho cyiza nko mu babyeyi b'urumuri, mu kwita bafatanyije n'abajyanama b'ubuzima, b'abana bacu bahoraga mu mihanda. Umubyeyi agiye gukora, ubwo ubushobozi buke agiye kuzunguza agataro. Muri ka gataro, ariko njye buri hari igihe dutera umubare, twatera umubare nkasanga 1000 cyagabura na wa mwana kandi atagize iki? Ikibazo cy'imirire mibi. Tukaza gusanga hahandi yasigaye, aho kugira ngo asigare mu muhanda, bashyizeho ishuri mbonezamikurire y'abana. Hahandi b'abana noneho baza gukangurira ubwonko bamaze no gukura. Muri ya myaka bagomba kuba bari mu marerero. Muri ya marerero nubwo hariho igikoni cya GNS, kigomba gukorera mu mudugudu aho irerero riri. Iyo rya rero ridahari, rikorera umubyeyi w'urumuri wo muri uwo mudugudu. Impamvu ni iyi: umubyeyi aragenda, abakozi ba leta nabo barwaye imirire mibi. Wajya gupimisha umwana nko muri kino gihe barimo barakingira, ugasanga wa umwana wabwira umuzanye umwana ari mu mirire mibi, ati reka reka. Iyo kese nigeze guhura nayo, ndumva twarakoranye na Chantal mujyanama, ati reka reka umwana wanjye ntarwaye. Umwana afite ikibazo cy'imirire mibi, ngende dogiteri nkora muri RBC. Ariko twahamagaye umugabo kugira ngo umugore abyumve, tubajyana ku ruhande, dufatana iwake, turapima, turamuga ngaho rero nawe irebeye. Kubera iki? Uragiye wa mwana uratashye, nunaje kugira gute ngo wumve umwana wawe umwiyegereza aho kuvuga ngo ndananiwe wisuryama. Sibyo? Wa mwana umusigiye umukozi. Abakunda kujya kuri YouTube cyangwa kuri Facebook, nimujya mubona aho bafite umukozi afata umwana agakubita ukagira ngo ukavuga ngo ibi ni ibya YouTube. Ibyo bintu biri usiga amata akayinywera cyangwa akaza kuyamuha imitagihe, umwana yagize yaho. Sibyo? Ariko wowe mubyeyi, mbere yo kugenda tegura kagakono ka wa mwana wawe. Mbere yo kugenda usiga umugaburiye, none ataha nijoro nubwo ufite umunaniro, reba wa mwana wamwegere, unamukinishe, umusekere, umukinishe. Wa mwana arahita agira iki? Urukundo rw'umubyeyi we. Ariko iyo yirirwana n'umukozi gusa, usanga yikundira umukozi
sibyo ntakunde nde umubyeyi sibyo wa mwana ugasanga yagize ikibazo cy'imirire mibi ariko aho bazaniye aya marerero kuri ba babyeyi batishoboye aho dutanga cya gihumbi na wa mwana utabasha kujya muri garidiyene ku irerero yiga neza nk'umuntu uri hehe muri ya mashuri y'inciro cyane ko nabo babategurira cya funguro rito ari ryo twita igikoma baba bavanzemo amoko y'amasaka ibigori ibiki ibyo byose bigahuza bagashyiramo na wa muceri na soya za nyama nabwo kongera akazisanga muri ya soya sibyo aho ngaho wa mwana wawe yirirwa ameze neza wa mwana rero wigunga na ba bandi bafasha abana ku marerero abo ngabo bigenda gute niho usanga wa mwana aza agahita abwira aho kugira ngo abwire umubyeyi we n'icyamubayeho ahubwo akagenda akakibwira wamufasha myumvire umwigisha keyagifu kubera iki yamwibonyemo barajya gukina bagakinana bajya guheka agashyira ku mugongo yego yajya kuri tuwarete agaherekeza ahita abona ko hari icyo akorerwa kurusha icyo mu rugo bagira gute bamukorera icyo gihe n'utubanga twose azagira gute azakukubwira twebwe ababyeyi rero tugera aho ngaho tugahita twitinya abana bacu ntitubegere abo ni ba bandi bari mu irerero twakagombye kwegera muri wa mugoroba tukabafasha cyangwa iyo saa 9 niba nahageze nkakinana n'umwana wanjye iyo minota niba ari 30 naba naniwe nkagenda nkamwubikira tukaryama tugasinzira yego wa mwana azagira iki azakomeza agira urukundo kuko umwana iyo yatangiye nabwo kwiga nta kindi hazamo uburwayi bukazana imirire mibi kandi utabuze ibyo kumugaburira tugeze ku bana b'abangavu soza b'abana b'abangavu nabo tubakira muri rya shuri mbonezamirire niho hantu usanga bavuga ngo ese kubera iki uyu mwana w'umwangavu ajyamo kandi atariwe twakagombye kugira agahura n'ubugwingi nabo bahura n'imirire mibi nabwo usanga mu gihe cyabo cy'imikurire n'uburyo bw'umubiri gukora bugiramo ibintu byitwa by'impinduka ugasanga wa mwana yageze mu gihe cy'imihango bigiye biza uyu munsi ejo birahagaze ejo bundi biraje bije ari byinshi ni kwa kundi aba atategura indyo yuzuye bigatuma hazamo iki za mpindagurika ugasanga n'ubwonko bwe nabwo buri kugenda bugira gute busubira inyuma tukagira n'umwanya wo kubatega amatwi tunabaganiriza tubatinyuke kuko iyo hano hanze ahuye na sekibi amuganiriza tutakagombye n'usanga ba bana bacu bagira gute bagenda bangirika tukibagirwa n'aba bana bafite ubumuga bo muri gikuriro kuri bose ba bana tugomba kubagira abo bana bafite ubumuga rero hari benshi imiryango myinshi itajya igaragaza ba bana abo bana se ntibahohoterwa iyo umwana atashyizwe mu irangamimerere wa mwana uracyamubara nk'abandi uhita uvuga ngo kariya ni akamuga za mvugo zidakwiriye zikagira gute zikazamo kandi burya wa mwana iyo ageze mu bandi bana ni nayo mpamvu bashyizeho uburezi budaheza fata umwana nk'undi kugira ngo wa mwana n'ejo hazaza wa mwana nuza kugira umumaro hari n'abandi bavuga ati uyu nguyu ni ikigoryi aciye umuntu reka reka wa mwana iyo yitabweho akavuzwa muri bwa burenganzira bwe wa mwana arakira akaba umwana muzima nubwo atagera mu ishuri ngo agende yiga imibare ariko usanga benshi umwana uko uri kumutoza nubwo afite ubumuga uko umutoje yamenye kubanga ka gapira yamenye gufata agashinge yadoze turi kujyana wa mwana arakura kandi akaba uw'umumaro ko n'umwana kimwe nk'abandi nubwo afite ubumuga ariko bwa bumuga bw'umuntu ashobora kumusigasira akamuvuza akamwitaho agahabwa urukundo wa mwana agira gute ubuzima bwe bubaho kandi bugakomeza neza kubw'iyo mpamvu rero niyo mpamvu tubashishikariza buri muntu abe ijisho rya mugenzi we wa mwana nubona atangiye gusa nk'ari gusubira inyuma
reba uburyo ki ubwira wenda nyina umuganirize, natakumva yegera umuyobozi umubwira ati nyamuneka hariya turabona hari umwana utari gufatwa neza, ahubwo ufite ikibazo, kuko nibo bazaza bari kudusimbura, turi kubyina twebwe tuvamo, bo nabo bakaza kugira ngo baze bagize gute bateze igihugu cyacu imbere. Iki gihugu ni ejo hazaza h'abana bacu, kandi bo bazagenda bagira gute badusimbura. Rero tugerageze turebe uburyo abana bacu bakura badafite ibikomere, iyo bakuze badafite ibikomere bakura neza, ingo zabo bakazazubaka nabo neza. Ariko iyo wa mwana yakuze ameze nabi, amarangamutima ye yarabaye ukundi, wa mwana niyo akuze usanga ari kugenda agira gute arwana, usanga ibyo akora byose ari ibyangiza. Ariko iyo abashije kwitabwaho, wa mwana wacu aba muzima. Tumwiteho tumutegurira indyo yuzuye, muri ya ndyo yuzuye dukoreshe nubwo yaba ari make ku bushobozi buke, iyo ndyo iradufasha kandi ikadufashiriza abana. Murakoze, Imana ibakundishe. Bernardine arakoze cyane, ngira ngo aje ashimangira ibyo bavuze kandi birumvikana cyane. Ngira ngo hari ikintu avuze cy'uburezi budaheza. Ese uko turi hano tuzi uyu mubyeyi mumumpera amashyi. Twari tuvuye hano rwose twivugira ibyacu, kandi ngira ngo twese mu mitwe yacu twivugiraga umwana udafite ikibazo. Sibyo, inama y'uko uwo mwana agomba kumujyana muri isi. Umwana yageze akajya abona ukuntu abandi bakina, nawe agasimbuka ariko ntazi kuvuga, akajya avuga ibintu bitumvikana. Byaje kurangira uko agumya gukina n'abana, uko bamwisangamo, yamaze amezi 3 wa mwana yamenye kuvuga ibintu ari kuvuga, abantu bose babyumva. Ngira ngo mama we yaduhaye ubuhamya. Rero mugende mushishikarize ababyeyi bafite abana bafite ubumuga, ntabwo ari ikimwaro kuba warabyaye uriya mwana, si wowe uba waramwihaye n'Imana. Urumva, uriya mwana nawe ntabwo ari uwo guhezwa inyuma mu mbere, nawe agomba kugaragara agakorerwa isuku. Ntabwo ari umwana wo kudakarabya, ntabwo ari umwana wo kutagurirwa umwenda mwiza. Mu cyaro hari abo usanga baramushyizemo mu gikari atajya ameserwa, mbese anuka. Ngira ngo ntimubizi ko bibaho. Rero rwose leta yacu y'ubumwe, leta yacu nziza, ikangurira abantu bose bashaka kuba baza habo bana bari kubagaragaza kugira ngo bafashwe. N'ukeneye ubuvuzi arabuhabwa bitagoranye. Ngira ngo hari maze gufasha nk'abantu babiri, tubahuza n'abaterankunga, barabafashije. Yemwe nubwo waba ufite fagitire yo kwa muganga ifite miliyoni, hari aho wohereza uwo mubyeyi akagenda bakamuvuriza umwana, bagakora ibishoboka byose. Ubwo iyo byanze biba byanze. Rero mubwire ababyeyi ko bari abana nabo ni abacu, ntibagomba guhezwa. Reka ne kwizimba mu magambo nk'uko bari babinsabye. Nari mpagurutse nje kwakira umujyanama, twagira ngo tumuhe karibu nawe adupfundurira agaseke yaduteganyirije. Karibu. Iyo umuntu ari mu
abamubanziriza iyo abamubanziriza bashoboye arabimenya. Hanyuma kugira abato bazi gushyira ibintu mu murongo no kuvuga neza kandi bakavuga ibyiza gutuza no kugira uko yize. Niyo mpamvu nje kugusiza iyo baba bakuru kuri jye bari kuba nderekeye mu byabo, ariko kuko ndi mukuru nk'uko babivuze sindi mukuru gusa w'iyo titire, nararanganyijemo amaso mbona ndi muri batatu bakuru hano mu nama. Niba nabo babaye benshi babaye batatu. Mwakoze cyane barashimye rero kuba abato beza kandi bazi guca inzira y'abakuru bakanyuramo badasigana. Insanganyamatsiko rero iravuga kurinda umwana gukurana amarangamutima akomeretsa, kandi ibi bigaragaza iyo hari uhereye kuba bicaye hariya ukageza ku bicaye hariya ubonye ikintu urenzaho waguha umuhanga. Siko mubireba ahari njyewe namera nkuje kuvuga ngo gushimira abatanze ibiganiro, ariko kandi byamukuru ntibyabura kuko nabahesha umugisha. Kuri iyi nsanganyamatsiko rero nahoze nibaza ngo aba babyeyi niba bayumva, ndaza kubaza ngo iyi nsanganyamatsiko yitwa kurinda umwana gukurana amarangamutima akomeretsa, mbese mwumva ari inyungu zanyu? Mama, umwana ukurana amarangamutima adakomeretsa ni inyungu zanyu? Ni inyungu zacu ababyeyi, kuko tuba dutoje abana bacu ejo heza habo. Urakoze cyane. Shaka ni inyungu zanyu? Yavuze ko ari inyungu z'ababyeyi. Ni inyungu zanyu wowe? Ni inyungu z'ababyeyi n'abana. Ni inyungu z'umuryango. Mfashe wengeranya buriya nsangamo inyungu z'umuryango, nsangamo inyungu z'igihugu, nsangamo inyungu z'Imana. Amena. Kubera ko nta bupfura, nta bumuntu, nta mvamutima nzima, Imana nayo yaba ntacyo ifite. Ni ukuvuga ngo rero ni umurimo ukomeye iki cyitwa gukurana amarangamutima adakomeretsa cyangwa kurinda umwana gukurana amarangamutima akomeretsa. Ni umurimo twibwira ko ari uw'ababyeyi, twibwira ko ari inshingano z'ababyeyi, ariko nk'abakristo muteranyeho cyane ko ari umurimo nanone w'Imana. Kwa kundi umuririmbyi muza kuririmba mutinya ko mukererwa bakabahagarika, mukaririmba mutinya ko nimudatanga umusanzu babahagarika, mukaririmba cyangwa mukavuga ubutumwa cyangwa mugakora ubupasitori ku mwihariko kugira ngo ibibareba bidaza kubashyira mu mwanya bakwiriye bitewe n'uko mwabikoze. Ni ukuvuga ko umubyeyi, umugore cyangwa umugabo, umuryango ukwiriye kwita kuri uyu mwana, ukamwitaho ufite ubwoba bw'uko hari ibihano bishobora gutuma ava mu nshingano z'ababyeyi. Ubizi ko hari ababyeyi bava mu nshingano kandi bahari. Iki kintu rero cyitwa gushaka umutekano w'umwana, njye nakibumbira mu kintu cyitwa nubwo twamurinze uburwayi, nubwo twamugaburira indyo yuzuye, nubwo twakoze bya bintu byose batubwiye, tugiye kongeraho sekirite y'umwana. Iyi sekirite y'umwana rero ndayikusanyiriza mu kintu cyitwa kurinda umwana imirire mibi. Hanyuma ndaza kubabaza ngo imirire mibi mwumva ari ikihe, tutitaye ku byo bamaze kuvuga kandi byuzuye. Imirire mibi mwebwe mwumva ari iki? Umugabo wumva bishoboye nadusubiza. Imirire mibi mwebwe mwumva ari iki? Kurinda umwana imirire mibi mwumva ari iki? Aha kuko ntagize gutunga agatoki. Aha tubwire. Cya mbere imirire mibi batwigishije kuvuga, batwigishije indyo yuzuye. Ubwo imirire mibi noneho ni ukurya indyo ituzuye cyangwa itaboneye, utangiye imirire mibi. Ubwo ni uburyo bumwe. Ubundi buryo bw'imirire mibi nabwita bukunze kuba mu mijyi cyane, bwo kugira byinshi tukabirya mu buryo butari bwo, tukagira ingaruka zo kurya ibintu twakwita ko bitari ngombwa cyangwa se byatubanye byinshi, bitugira amahitamo, ugasanga n'ubundi tugize imirire mibi, ari ibyara umubyibuho ukabije n'izindi ndwara zikomoka ku mibiri. Murakoze cyane. Ntabwo
nababwiye hirya y'ibiryo ariko dushoboye kubikusanyiriza hamwe mu magambo makeya mushobora gusobanura nk'abajyanama b'ubuzima nk'ababyeyi bashinzwe kurera abana no kwita ku gikuriro cyabo. Ubundi imirire mibi ni urukomatanye rwa serivisi dukorera abana batoya kugira ngo bashobore kugira imikurire myiza ku mubiri, ururimi, ubwenge, umvamutima, nabyumvishije n'indi mibereho isanzwe muri rusange. Kubera ko umuntu ufite imirire mibi wese si ngombwa ko ari miwake iyerekana, kuko miwake ishobora kujya ku kizigira cy'umwana ubyibushye ariko yarigeze kugira imirire mibi itamwemerera gutekereza neza. Niyo mpamvu tuvuze ngo nubwo bikomatanye rwose habuze kimwe imirire ibipfuye. Ibi bintu rero tuje gukoresha by'imirire nk'uko n'abandi babigarutseho bije muri iyo sekirite y'umwana no kumurinda gukurana amarangamutima. Mfite umudamu yajya kungana n'uyu mukobwa wicaye hagati hano muri izi ntebe, yambwiye ikintu numva nanjye ndakomeretse. Yakoze ahingira mugenzi we, yakuze mu rugo rutariho, urugo rwishwe na nyina. Nyina aba umuntu ukundana n'umugabo we ariko bagakundanira mu kagage, bagakundanira mu kagage. Noneho ntibabone igihe cyo guhinga, igihe cyo kweza cyagera ibi byabo bikaba bikonda konda ku cyuma biri kuhiyaga. Noneho uwo mwana yarambwiye ngo nakuze iwacu duhingiririza, ngo natangiye guhingiririza iwacu mfite imyaka 6. Ngo ikintu cyamubabaje mu buzima ni uko bari baba bari igitoki kinakomeye nyine kakwana bagahita bagaca tuzina twashora bagahita bakuba udushore. Arambwira ati n'uyu munsi ndi umugore ndacyahingiriza. Ndamubaza ngo kuki wakuze utyo bikakubabaza gutyo ukaba uhingiririza? Arambwira ngo mbese nshobora kwanuza. Kwanuza murakizira? Kwanuza babwire kwanuza kurya ibintu biteze igitoki cyane igica kiteze ni ukucyanuza. Ati sinshobora kwanuza. Ahantu uwo mudamu yahingiraga yamuhingiraga ku manywa na nijoro. Ndamubaza ngo niki gihingira ku manywa? Arambwira ngo kugira ngo nzashobore kurya igitoki gikomeye iwanjye. Urumva mu mutima we haba ni ukugira ngo nzashobore kurya igitoki nanjye cyanetse. Numva umuntu asarura gutya igitoki cyanetse akagiteka akakigaburira abana. Vrema ndamubwira nti nkomerekejemo kuko mubabajemo n'ikintu utari buze gukira kuko n'ubundi agitegereje agihingiriza. Amena. Hanyuma uwo mwana umutekano we wapfuye akivuka n'imfura y'iwabo. Umugeni n'umusore bakibana ni abavandimwe banjye ndabazi. Ntibigeze gukora byateye ako wabo no kubaguma no kubaca bari bato. Ndakizi mu muryango cyarahabaye. Uwo mwana arwaye ikintu iwabo bahuye nacyo bataramutwita. Bumva ikintu cyitwa amarangamutima. Iyo mufite abana mu nda mukibatwita bwa mbere mukiha ibintu byo kwistresa, mukiha ibintu byo kumva mutariho, ni kibi kuko ntikishira. Ntabwo gishira. Uyu mukobwa abyaye kane afite umwana w'imyaka 18. Icyo kintu kiracyamurya kandi wabo bakibaye bataramutwita. Muri kumva iki kintu pasiteri yatekereje cyo kurinda umwana amarangamutima akomeretsa ukuntu nubwo tudafite igihe cyo kukivuga kuko yagikuye kure. Nituza rero mu ijambo ry'Imana turi abakristo twese turaza gusanga iki kintu cyitwa amarangamutima akomeretsa ahereye kuri izi nkuni zose mwavuze biri buze guturuka iwacu mu bisekuru birindwi. Usanga icyo wabaye n'icyo umwana wawe agiye kuba, n'icyo umusaza wawe yabaye, n'icyo nyogosenge yabaye. Rero pasiteri Imana imuha amahoro n'umugisha ubwo bije muri uru rwego rw'uburere na politike y'igihugu ngenderwaho, ariko Imana ikumugisha bije no mu Mana kuko ni ukubatura. Muri kucyumva si kumweka ko ukubaturwa. Uyu munsi niba umujinya se yavukanye waramushaka ukawubana n'umugabo ukawuhuza n'umugabo wawe yavukanye ugashaka. Pasiteri akaba yatekereje kubabwira ngo mugumane cyangwa se namwe mubyiruka, ariko atansiyo kubika umwana muteruye si umukozi w'Imana. Imana ishimwe. Rero nashakaga kuri iki kintu cyo kuvuga ku marangamutima akomeretsa, sindi buze kuvuga
kuvuga ku by'ibiryo cyane kandi simfite umwanya munini wo kuvuga cyane kuko iby'ibiryo babivuze bihagije mureke tuvuge no kuri mayindi no ku mitekerereze y'umwana no ku mitekerereze yawe bishatse kuvuga iki aya marangamutima ntabwo nucurangira umwana mu nda pasiteri nk'uko yabivuze utabanje kwicurangira ntabwo bivaho. Haleluya. Agatoki ko gashyize hejuru urazamura kandi kumva kwanjye nikuba kwinshi Amen. Aha, urakoze cyane kungana. Hanyuma ndimo ndavuga kuri iki kintu nihuta. Ese uyu mwana tugiye gucurangira, uyu mwana tugiye gusoma, uyu mwana tugiye kugira utugambo twiza, tugiye gusomera histoire. Mbese uyu mwana tugiye gufata nk'ururabo uko tubikuye kuba bivuze cyangwa kuba bisobanuye. Ese nibyo turi byo ducuranga umwana w'umuntu. Mu by'ukuri nibyo byo two dusomye ugende umusoma. Mu by'ukuri ni turi two mu mutima. Kubera ko ugeze n'inze kumusharanya mama wawe wabonye umupapa ari gusoma umwana uhaha papa nashaka byibona ibyabaye ibyo papa asoma umwana mu nda fini umugore ze fini ni ukugenda mvuga ngo ugende bisigiye baragusoma iyo asomye akana ajya no kurya nubwo ntabyibore ariko ndimo nibaza ese papa wasomye umwana no mu mutima arimo arasoma mama. Haleluya. Ese uyu mubyeyi wabyiniriye akabiri Mana ishimwe wakabwiye amahoro wakabwiye baho papa aragukunda uri mwiza ya magambo tubaturaho uko byugo numva mwabifashe se n'ibigarukeho ndaza kuri mwebwe mbese ibyo ubwira umwana n'ibyo uri byo icyo ndimo kwibaza hanyuma ibyo ubwira umwana niba atari byo uri byo mu by'ukuri n'ibyo umuha cyangwa uramuha ibyo uri byo. Mana ishimwe muzi igitumye mbuza aya magambo ushobora kuba uba mu rugo urimo umugabo utinyitse ariko ukabaho mu buzima uhisha abana ko papa atinyitse ariko mu bana muri bo mbere barabizi ko bafite papa utinyitse kandi bari kuhumuka. Ndaza kuvuga urugero nigeze kwicara mu ntebe y'umupapa na papa w'abana banjye yari nkaho ari special ya ntebe nyine papa bavuga batinya papa barambura bakaryama hamwe n'ibi bintu Yesu yampaye rero ndayivuga turagwana hasi tugwanya hasi ndavuga nti rero ndishwe n'intebe yavuye kure prise sinzi impamvu yavuye kure sinzi niba ari kubera Imana sinzi no kubera imbabazi wabo sinzi ndabu icyangikuye kure cyarandimuye ko ariko nari umwana wa kane afite nk'imyaka ine aranyitegereza ko nayo ibintu ndadaranyije Buhini dadaranyije ahita amagara y'umuhanda aramuzi mama kuki dadari gukwinji n'ibyihorere ntabwo ari ibintu bikomeye ndakubeshya yayinari hasi nakubeshya mu mutima nari mfite ubwoba bwitwa ngo aranyicarira iyi ntebe yavuye n'intebe iraza yicarwaho n'umuntu umwe twese tuyita intebe yaba hari rero inyicayeho iravunitse nyine ni amahoro ubu kwivuna ni amahoro muri iki gitumye mbabwira ngo iki cyo kuganiriza umwana cyo kubabwira iby'ibere cyo kumusoma cyo kugira ngo mugisangize n'uko muri we ngo nta muntu utanga ubuzima buva mu buzima si byose tudakora niba utwite uri mama nicyo ubanza kumenya ibi bintu tubigisha twongeyeho no kubigisha ngo muri aba papa muri aba mama bibi ko kuri umwana uririmbira kuri mama icyangenge turi ibyo duhisha abana byikonekita nabo bakatwihorera ariko byikonekita umwana yarabibonye umenye yumvishe ko ntari kapabure kubwira ati ibintu byiza numva ntashaka ijambo ribiri kuvamo nzabivuga kera narebye ngo byori mbiguberanyiriza ngo hari ibintu tujya tukobyora tukababwira byagabanuka
yaranyitegereje aravuga ati mama ntibi ufite ikibazo cyo kumubwira ko intebe yavunitse kandi iryo jambo ryambatuye byiteka arambwira ngo umugore ntiyapfa atuze ntiwaheka umwana akagucika utasagaruka ntabwo bavuga se niceceka yewe ni bebe nibyo byihoreye aravuga ati njye mubona ari ikibazo ati ngiye kubikuvugira ntabwo sigara nateganyaga kubivuga mu gihe cyashyizweho hari igihe abamama bashyiraho bakabyara mu gihe cyashyizweho numvaga nzabivuga nagiye kumva numva ati papa iki kintu cyaramucoye prispa yatesheje mu gitinde papa ndazi n'iki shaka wapfa ati tugize ikibazo ugize ikibazo kise wabwawe nabo tukibazo ati yanere bicaye ko ndayiye nari gucungira hafi ngo numve ko icyo papa yibusubize kintere kugira uko nitwaye ngo amahane arore birangira umwana yikoreye umuzigo umwana wanjye wa kane twareho n'indi aragenda aramubwira ngo papa uyu mumama we ni muramukazi wanjye arabizi bya musaza ari papa ati yanjye ndayivuye ati yivuye wakabwawe nicaye muravunika nsinzi ikibazo ati ngaho genda uyibikwishe munsi y'igitanda tuzongera aza yibuka ndavuga iye hanyuma reka mbabwire aya magambo turi kuvuga no gusangiza abana ibyo turi icyo bimara n'abatuwe by'iteka ikintu byambatuye kirakomeye sinyangira situwasiyo ikomeye pasiteri sinyangira ngo niba iki byacitse ni abantu bapfuye aha ubwo hatapfuye igihugu cyose n'umwana wapfushije wari n'abangahe batanu cyo kubera ko batapfuye gusa ubona ko bashoboka cyambatuye ibintu bikomeye uyu munsi maze gukoresha iyi nzoga sinayihorana yazanywe n'uko kubaturwa k'umwana kuki kuko nagize umugisha umwanya amenya ndinde uwo ndinde arabikoresha bihura muri wa mwobo nahoranagaho kumva nta burenganzira bwo kugira icyo n'umuntu ugomeye none se papa we yayivuna byari kuba bite hari uwari bumukubite nashakaga kuvuga rero kuri iki kintu cy'amarangamutima aya marangamutima mwiyahaha mu kirere ngo muyagurize abana nimuyakure mu mitima yanyu hanyuma muyahe abana ubwo nibwo bazayakira ariko nimuyafata muyabaguriza kuko atavuye mu mwebwe aya marangamutima abana bazayafata nk'amakuzanyo nibakura bazayabasubiza baba bo bagomba kuba. Haleluya. Turimo turavuga ijambo ry'Imana ryitwa amahoro y'umutima. Amina. Aya marangamutima pasiteri yatekereje munagitinye mumaranye imyaka ngaho uyu pasiteri ibyo byose n'urenze umwe n'urenze harimo ikindi gihe yigeze kubabwira bene ibi bintu hari ubundi mwaganiriye ku marangamutima yagihaye inyito yagihaye umunsi yakigeneye umwanya sibwo bwa mbere mutaza rero kubikinisha mutinde kuri aya marangamutima ngira mama wanjye ujye umbwira ngo kubera ko akomera ajya kumubwira yego mama byamara kunabwa ati umuntu ari kuri murabye ibintu byose urabyemera ibintu byose urabyemera ati mama bijya biga no kuvuga no agakunda kumbwira ngo iyi ndwi yanyu wi ati kigira higakora ibintu bibi ati muri gihe cya jenoside ati bibaza guhagarara abantu bagahagarara bavuga ngo ati ntabwo igihugu cyacu kiba cyarabaye ati hakagira abantu bavuga ngo twebwe no ntabwo turi kwica abantu bakabihagarara ati ibintu byaragize uko bigenda finally mugire ibintu bihamuhakanira mu mitima yanyu kugira ngo abana babe mu buzima buri sain et sauf hanyuma uko twabikoreye mu rusengero reka mbivuge igihugu cya Muhumana hamwe n'ubwenge tubigisha hamwe n'ijambo ry'Imana mwige kubatura abana banyu amarangamutima y'akavukire ziwanyu. Haleluya. Amina. Ndashaka kuvuga ngo mubanze mureme imitima mbere yo kurema imitima y'abana kuko mumutwita n'intimba uzabimubwira ku munwa papa azaza azamusoma ariko icyararamo n'intimba y'umutima wawe ni icyo azasohoka. Haleluya. Hanyuma bibe muzabishoboka n'ikirere byo gutanga amarangamutima avuye umutima wanyu kandi meza muzirinde kujya muri stress ntabwo ibintu byose byagenda neza sibyo mwababyeyi ibintu
bitagenze biba bitagenze kugendana n'ibyagenze. Ni nacyo Kristo abasaba, kugendana n'ibishoboka. Niyo mpamvu atigeze arunda amasitoke mu bantu, yakomeje kuvuga ngo mujye musaba iby'uyu munsi. Hamara ko ibijumba by'uyu munsi ukabikira n'ibyera, ntabwo uzakiza. Biragusaba ngo niba utonganye n'umugabo uyu munsi, wibana n'umugabo mwatunganye kuwa mbere ngo warende agera kuwa gatandatu mugitongana, bizarinde bigera ku kindi cyumweru mugitongana, nyuzamo umubwire kuri amahoro ye, byige genda umubwire bitakomeza kumpunganya cyane, ugenda usunika amahoro kuko genda yafite, ndayagendana ninyagendana urayabura. Nubwo uri kubikora ko ayo magambo uri kubwira umugabo, umwana arimo arayaje. Kumbe mama ni umunyamahoro, mama ni umunyamahoro, kumbe mama arashakira papa amahoro, kumbe mama arashakira umuryango, uwo mwana ari mu nzira. Imana ishimwe. Niyo mpamvu ntakunze kuvuga ibyo kurya cyane, babivuze bihagije. Ni ikintu kiri spirituel, ni ikintu kitari materiel. Ibijumba n'ibishyimbo twabibona, imiceri n'amateke twabibona, ariko iki kintu yabatoje cyitwa spirituel, mugitangirire muri mwebwe, mutangire kwibwira amagambo meza. Haleluya. Mutangire kuvuga ko muri abadamu bashoboye, mutangire kuvuga ko muri abadamu beza, mutangire kuvuga ko muri abanyabwenge, ko niyo papa zamunanira amakuba ku muryango kandi kuba. Imana ishimwe. Ibi bintu ni mu bitwitana rero. Uyu mwana ntibizarunda ko muririmba, wenyine azibwira mu nda ririmbe, gasimbagurike, kongere gasimbagurike. Mbabwire iki kintu. Pasi nyibutse. Mariya na Marita nibo bahuye batwite. Nibo bahuye batwite. Elizabeth nande? Abo bantu babiri bahuye batwite. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga ngo impinja mu nda zirasimbuka. Hari ubwo Mariya yabwiye ngo suhuza Elizabeth. Hari ubwo Elizabeth yabwiye ngo suhuza. Bagiye muri Yesu ashimwe, bo ubwabo ari babiri badatekereza ngo bati ibiri mu nda bivuga ngo yamamara. Amena. Aya marangamutima turi kuha ku mwana, muraza kumbabarira, sinzi impamvu nagiye mu murongo wo guha ababyeyi mu izina rya Yesu. Izi ndirimbo muririmbira abana, muraza kuziririmba mwirinda amakimbirane. Sibyo byiza? Muraza kuziririmba mwirinda amateka mwabayemo. Muraza kuririmbira izi mpinja mutizirika ku cyo mwapfuye n'abagabo umwaka ushize n'umwaka utaha. Hanyuma muraza kuririmbira izi mpinja no kuzishyira mu mutekano, mwabanje kwibabarira no kubabarira sosiyete mubana nayo. Amen. Iyi ndyo muzateka izabera neza, aya magambo muzavuga azabera neza, kandi aba bana mwige kubaha uburenganzira bwabo bakiri mu nda. Utegura izina uzamwita ataraza, uzamwita Imana ishimwe. Utegura ivuriro uzamuvuza bataraza, utegure gahunda z'inkingo ataraza, utegure kumushakira inshuti ataraza, hanyuma wige kumugira inshuti yawe ataraza. Haleluya. Hanyuma tuzabona gushyiraho indyo yuzuye, tuzabona gushyiraho ibi biganiro, ariko mwabanje kubaho mu mwesheho abana. Imana ishimwe. Hari abantu bari kunshira amarenga, mu masaha aranyangiye gukomeza kurondogora, kandi nibyo nayikundiraga, nibyo nishakiraga kuguma ryorogora. None nawe bari kumbwira ngo agahanga bari kugakambyara, n'ubu barashaka n'ikikoni ntabwo gucira amarenga. Ariko ni byiza kubahiriza igihe kandi birakwiye. Gusa igihe kirahuye, ntavuze ibintu byose ndashaka. Zagaruke ariko reka dutahane. Turaza gutahana kwirinda amakimbirane mu Rwanda, kandi nituvuga umuryango n'umugore n'umugabo, nimba abantu bose bahuriye mu nzu, tutaza gukimbirana n'uko zikoresha mu gufata rumwe. Turaza kwirinda amakimbirane mu muryango. Cya kabiri, turaza guhugukira kugira umuryango utuje kandi utekanye, duharanira uburinganire n'ubwuzuzanye. Mwanyumvise? Umuryango utuje kandi utekanye, urimo uburinganire n'ubwuzuzanye. Uburinganire murakizi, ubwuzuzanye nuko buri muntu wese akora inshingano ze muri kamere ye. Haleluya. Mutazaza kubaza umwana gusunika umwana ngo washyitse uruhinja hasi. Amina. Cyangwa mutazaza kubaza umugore gutera. Amen. Ubwo uburinganire n'ubwuzuzanye buri muntu mu mwanya we.
kwirinda amakimbirane, ubwuzuzanye, hanyuma n'uburinganire. Haleluya. Icya gatatu, gutahana kuba abaturage beza, abakristo bubaha iby'itorero, bubaha gahunda za leta. Amena. Hanyuma kanshikiriza ariko ndumva ntagejeje ahantu nageze tu. Ndabashimiye rero, aya marangamutima natangirira kuri mwebwe, azizana ku bana mutavunitse, kandi nizana ku bana azaba mu muryango, azaba ku gihugu, tuzaba umusemburo w'ibyiza twese dufatanyirije hamwe. Turashimira Imana rero yatuguje ngo tuvuge ibi bintu muri spirituel tutavuze cyane ko twabyifuzaga, kandi ndabashimira ko mwihanganiye kudutega amatwi kuva hariya twenda kuvuga ikintu cyenda gusa kandi tuvuga mu mutekano w'umwana. Mwakoze cyane, ibi bintu twavuze guteranyaho jyewe uvuze iby'ubumuntu nk'uko n'abandi bose bavuze bizagenda. Hanyuma tuzagaruka kureba uko mwabishyize, ntitwabicira ya ahubwo tuzongera tugire pasiteri gusa bya bintu twabishyize mu bikorwa byarabaye. Abagore batwite tuzaza kubabaza ukuntu bahaye abana amahoro bari mu nda, abagabo ukuntu bahaye abana amahoro bari mu nda, n'ukuntu bateguriye indyo yuzuye aho mwavuye n'abo mugejeje, kandi mwicika intege mukangurira abandi babyeyi kuzana abana mu isi. Ibyiza bya isi byose kuva hariya hose mwabyumvishije. Ndakunze irerero kwa sosiyete kandi biciriritse ku rwego rwa buri muntu wese. Abana bose babaza bose ababyeyi bataratumva batumve neza, abo zitari mu bashishikarize bazishyireho ko muzadukenera tuzaza, niba muzadusaba tuzahitanga uko tubishoboye. Ahasigaye Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, abana babyibuhe bagira ubwenge kandi ababyeyi bakundane. Amen. arimo avuga kumva ndenda kuvuga ku ndimi, hari aho yageze numva kabisa ziri Imana imumugisha cyane. Hari ibintu tutita ibikirisitu kandi ari ibikirisitu byuzuye. Hari nk'akaririmbo kamaze iminsi kamfasha mu cyumweru gishize kari kanyishe neza neza. Kumva pasire muri ADPR rero ariko kamufashije byari igitangaza. Aravuga ngo umve Imana twanjye n'abazungu murarugine mwese Makarimbo n'agakizi. Okay, murakoze turasoje kandi turabashimira. Turashimira ababyeyi bazindutse mu gitondo kare n'uyu mwanya bakaba bakiri kumwe natwe. Muri ababyeyi beza kandi ibi ni ikimenyetso kitwemeza ko intego dufite ibyo tugambiriye tuzabigeraho byanga bikora. Mpamvu tujya tubona byinshi ukabona umubyeyi umwana ukagira ngo usuwe, ariko reka dufate abana bacu tubagire inshuti. Aho kugira ngo umwana ajya kubona ubone nk'igitero giturutse ahandi. Hari umwana n'abamama bamwe hari igihe yumva imirindi ya saraje ibindi bukagegera, ariko ko ari papa wawe, nyamara ni umubyeyi. Mwaretse tukagira umutima wa kibyeyi. Reka abana batubone nk'ababyeyi aho kutubona nk'abandi bantu. Reka dusoze, ariko ntitwasoza tudasoreje kuri iyi nsanganyamatsiko dufite iravuga ngo rinda umwana gukurana amarangamutima akomeretse. Yego mwabivuga bigakunda se, cyangwa ndabyibuka turi mu ishuri aho batubwiye ngo iyo wize ikintu ukakivuga ukanagikoraho ikindi ni igiki kicara.
Yego, iyo ukireba ukagikoraho ukakivuga byinjira cyane kuruta byose. No kukivuga se mwakivuga bigashoboka. Gatatu, rinda umwana wawe, reka noneho tuvuge gutyo ngo rinda umwana wawe. Rinda umwana wawe gukurana amarangamutima akomeretse. 1, 2, 3. Rinda umwana wawe gukurana amarangamutima akomeretse. Aho ni mwiza. Iyo mesaje tunajyana kandi tukayiha n'abandi, nibwo tuzaba turebeye igihugu neza. Mu gusoza, abajyanama b'ubuzima baraza kutujyana mu gikoni aho bateguye indyo yuzuye, ariko banayigaburira abana. Abana barahari, banayigaburira abana. Ariko twebwe ko tutari buze kugaruka hano, munyembere twifatira agafoto k'urwibutso hano mu rusengero. Ibyo buriya Ora Imana bane namwe, katwakire nyirurugo karibu. Twaje kuri uyu mudugudu, twavuganye na mudugudu ejo, ambwira ko afite impamvu ariko arohereza umuhagarara. Kazaza twakire nyirurugo, tumwakiriza amashyi menshi kandi hanyuma duhite dusoza. Kandi uyu mubyeyi tubana mu buzima bwa buri munsi, iri shuri rifite mu nshingano aba hafi. Byababaje kuba ntamwakiriye mbere kandi aba hafi cyane, ariko bari kumwakira n'uriya muyobozi. Murakoze kumva ijambo, nkagira ngo tubanze dushimire pasiteri. Aha turi mu mudugudu wa Juru, kuri pasiteri yadukoreye ibintu bikomeye cyane, kugira ngo n'Imana ishobora kuba yamugendeye kugira ngo atuzanire irerero hano muri uyu mudugudu wacu. Twabanje gutekereza ko irerero n'abaturage bacu igihe tukibyigaho tutarabishobora, pasiteri ako kanya Imana ibimukoreyemo abatuzaniye irerero aha ngaha. Kandi ni ukuri aturerera abana neza, abana bacu babaha ubwenge, babigisha ubwenge bw'ubuzima bwose, kuko impamvu ugiye kubona sinzi niba ababyeyi bose niba mutabibona, hari ubwenge bwo ku ishuri n'ubwenge bwo mu rugo. Mperuka guhura n'aba bana, duhurira hano mu Musahanga, ugiye kuko mvuye hepfo gatoya. Noneho abana hari umuvugo babigishije byahise binkora ahantu cyane. Noneho barangije amakuru ngo uri mwiza mama, ngo ko kuri mwiza si ukubeshya. Numva sinzi uwo muvuga ntimufite aha ngaha batica ni we rwose ufite ngahe yari hano muri Togo. Noneho mpita numva binkoze ahantu, mbona ko abana nibo babona umubyeyi bahise bagira gute bamwishimiye. Akandi rero pasiteri nanone asa nkaho dukoreye muri iyi minsi uru rugendo rw'abana, ni ukuri nanjye numvaga bitangiye ntabwo mbabeshya kumva amafaranga 10,000